Mwongeye kwererwa nshuti z'umuryango itamtam channel. Nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Uyu munsi rero turongera tuganire ku bintu wakorera abana bagakura babifite muri bo kugira ngo bizabubake bageze imbere. Rimwe na rimwe usanga iterambere ry'iwacu muri Afurika ndetse n'iy'ahandi, turiga tukagira ama PhD, tukaba doctor, tukagira ama doctora, tukagira masters n'ibindi byose by'ibitangaza. Ariko wajya kubona ukabona nta terambere rigezweho, nta kintu turimo kugenda dukora. Simvuze ko ari twese, simvuze ko ari bose bafite nyine izo degree. Bamwe na bamwe benshi baca intege babandi bake bagifite ubumuntu. Nabo benshi rero baca intege abandi, burya nabo ntago ari bo. Nuko mu mikurire yabo hari ikintu bagiye babura. Babuze subu umuntu babuze, ahubwo hari imico batigeze bigishwa bakiri batoya. Niyo mpamvu nifuzaga yuko rero tubitangira ubu ngubu tubyigisha abana bacu. Ubushize rero mu bintu waha abana twaganiriyeho, abana bakiri batoya kuva ku myaka 5, 6, 7, 8 kuzamuka 10, 12 ndetse 13 bakagera muri iyo myaka baramaze gukamirika, byaramaze kubenjeramo bihagije ku buryo igisigaye nuko bo babyikorera. Ubushize twabonye gutwara igare ni ingenzi, ni siporo, bituma bahura n'abandi bana bagaseka. Uretse no mu bwana niyo ukuze, nkuko nabitanzemo urugero, niyo ukuze bituma bigukonekta, biguhuza n'umugore n'abana, mwese mugatwara amagare bikabashimisha, nyine mukarya ubuzima. No koga nabyo nuko nguko mugenda mukaryoherwa n'amazi, byongera urukundo. Uyu munsi rero ngiye kongeraho ikindi kirimo umuziki. Umuziki nuko bamwe bawita ko ari uwo kurangaza abana, ariko naje gusanga muri bino bihugu byateye imbere umuziki ni ingenzi. Umuziki ni ingenzi cyane ku buryo bashyiraho n'ahantu abantu bakuze bajya kubyinira. Urubyiniro rwo kubyina atari ibintu byo kubyina basimbagurika, oya, bafite ya miziki baba nazita ko ari nka rumba, baba babyina buhoro buhoro, ko ni mu rwego bo babikora mu rwego rwa siporo. Ni nk'imiti muganga aba yarabandikiye kugira ngo barambure amaguru. Uwo ni umuziki. Umuziki burya ni ingenzi cyane cyane. Umuntu wakuze aho babyina, waba ari umuziki wari wo wose, cyangwa umwana uko waba urambura amaguru, amaboko, ntago ari abantu bakunze kuba banebwe. Abantu bakuriye muri icyo kintu ntago bakunze kuba banebwe. Akenshi usanga ari abantu bari active, ni abantu usanga bahora bakora utuntu, bityo rero bikabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, bikaba byatuma hari indwara nyinshi batarwara. Burya nk'inaha rero muri bino bihugu turimo byateye imbere, kubera kurya ibiryo byinshi nyine birimo amasukari, usanga tubyibuha vuba. None no kuba utava aho uri ugasanga noneho biteye indwara mbi cyane, ariyo bita obesity. Ni ya ndwara nyine usanga wabyibushye nyine, no guhumeka kikaba ikibazo. Inaha rero bitangirwa kuba babishyira no mu rwego rw'ibirema, bibayo obese cyane. Ushobora no kwandikirwa kuba uri ikirema. Kuba ikirema rero ibaza ubaye ikirema kiri umwana muto w'imyaka 20, 30, wakagombye kugira icyo wakwimarira, nabyo ntago ari byiza. Ubwo rero urumva ko umuziki hari icyo wagufashamo mu buzima bwawe bwa buri munsi bwo kuba fit, urumva. Ikindi nyuma y'umuziki, ureke no kubyina gusa, no kuririmba nabyo birafasha. Birafasha mu gihe wagize agahinda, hari indirimbo runaka zakumara agahinda mu gihe utari kumwe, wenda nukakumara ku gahinda.
ni muri bya bindi noneho byo kongera n'urukundo uririmbiye umushuti wawe, umukunzi wawe, urumva ko nayo ni talent. Urumva hari n'ikindi rero nshaka kongeramo aho ngaho, nuko burya hari ikintu abantu bitwibagiza nakibonye n'aha ngaha, aho abantu usanga barize, usanga abantu usanga abantu bafite ama PhD, masters, ariko barabuza akazi. Mu kubura akazi ugasanga ya talent ye y'umuziki, y'umupira, yo kuririmba imukuyeyo, imuhaye n'amafaranga aruta bya bindi byose yize byose, za masters na za PhD yari afite. Urumva ko siporo ko warayitangiye mu bwana igenda igufasha, hari byinshi ikongerera, hari byinshi igufashamo mu buzima bwawe, binakurinda nari ngiye kuvuga ngo bikurinda no gufata imiti cyane, kubera ko hari indwara burya ziza ariko zasanga uri fit zigasa nkaho ziguhunzeho gatoya. No mu kindi kandi uzarebe niyo urimo gukora CV yawe, urimo kwakakaza ahantu hahandi bagusaba kwandika hobby, ziriya hobbies iyo ushyizemo ibintu birenze nka 3, 4, 5 bahita babona ko uri umuntu ushobora gukontribuwa mu kazi wasabye, kubera yuko bahita babona ko wowe uri umuntu ufata ibyemezo byiza, utekereza vuba, teamwork n'ibindi byinshi bashobora kubona ku muntu ukora siporo nk'izo ngizo, kurusha wa muntu uhora wicaye udafite siporo nimwe. Urumva ko umuntu udafite siporo nimwe uwo nguwo ahora ni ibigambo gusa biba bidafite. Urumva ko ahora nyine ari muri, sinzi nabyita ngo byita ubusutwa, ni ibigambo nk'ayo ngayo. Urumva ko muri wa mwanya wo gutakaza utekereza siporo ukamotiva n'abandi. Aho ngaho hajemo hari akantu inaha bigeze kumbwira kitwa soft skills. Ni ubundi habaho ibyo bita hard skills na soft skills. Hard skills nakanyuze muri kampe kukavugaho gatoya. Hard skills nawe nizo navuze nye PhD, masters, n'izindi certificate nyine upresent ahantu muri CV zawe wandika bakabona ko wagize amashuri. Ni ibintu biri practical nyine wagaragaza mu ntoki. Ariko none yigeze muri soft skills zo ni ibintu ni imitware yawe, uburyo ubona, uburyo uvuga, uburyo uganira n'abantu, uburyo ukore ibintu byawe bya buri munsi, n'uburyo unagenda. Urumva ibyo ngibyo rero ni ibintu usanga igihugu akenshi kiba gikeneye mu bantu, kuko aba bantu nibo akenshi ni nabyo akenshi bitanga umusaruro, ni nabyo bigabanya stress mu kazi. Umuntu ukora siporo, umuntu ufite izo kubaha abantu, kumva abandi bantu, ni wa muntu mu gihe mugenzi we ananiwe yasimbuka muri kariya kazi akamufasha, akazi kagakomeza. Mu gihe iyo udafite izo soft skills usanga ni akazi ke, uriya ni umunebwe, uriya nta kigenda, ngo ariko nk'aba baje gukora icyaha nk'aba kuki babirukanye. Ntumenye ko uriya muntu wenda uyu munsi hari ikibazo yagize, wenda yagize ikibazo mu rugo, yashwanye n'umugabo, yashwanye n'umugore, afite stress ziva mu rugo zigatuma kwikosantra ku kazi ahangaha byamunaniye. Rero nkawe mukorana wakagombye kugira icyo umufasha kugira ngo akazi kagende, aho kugira ngo muri ba bantu gusa bahora bitirana bagayana, uriya n'umunebwe, uriya ni oya. Ibyo ngibyo ni ibintu by'abantu badafite iyo soft skills nk'uko nari nyivuze. Bityo rero bikaba byiza ko ari ibintu twagagombye gutangira kwigisha abana bacu bakiri batoya, cyane cyane tubikoranye nabo, tukabikorana nabo, tugatembera urabona nk'aha ngaha. Urabona hari ikintu kibabaje nko muri Afrika, dufite amashyamba meza, ariko ugasanga abantu baranatinya kuyagendamo, ntibarashaka no kujya kuyatemberamo. Urumva amashyamba, kumva ko amashyamba ari inyamaswa gusa. Ariko nk'aha ngaha urabona aha ngaha muri weekend haba ara abantu baba bahita hasi hejuru. Nk'ubu ndimo ndatembera aha ngaha ntacyo nikanga, kuko nzi ko anytime umuntu yahita aha ngaha.
urumva haba hari umutekano 100%, kandi burya umutekano nitwe tuwutera, nitwe dutuma umutekano ubaho, kandi natwe dutuma umutekano utabaho. Reka ntanga urugero, ahantu hari ishyamba abantu bakunda guhitahita buri munsi, nta mujura wahajya, ariko rya shyamba rinyuramo umuntu umwe rimwe mu masaha 5 niho abajura bajya gutegera. Sizakuka niba mukombishije. Rero usanga ahangaha ibintu byerekeye amashyamba abantu barabikunda cyane cyane, usanga bahitahita muri rya banga nababwiye, nta guhita uri wenyine, 2, 3, 4, 5, kirazira kikazirirwa ahangaha. Ntuzabona umuntu arimo gukora icyo nakwita nka siporo cyangwa ibintu byose byo kwigendera n'amaguru ari wenyine. Akenshi baba ari 2, 3 bagenda mu muhanda, 4 bagenda, urumva. Ako rero nakaribwo, ayo niyo makuru n'abateguriye kuri uyu munsi, ngo kandi tugire umunsi mwiza. Ubwo naho ubutaha, ciao 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 ciao.